uwo ntabwo wamukubita ku mabuno, uwo ntabwo wamukangisha imodoka, uwo ntabwo wamukangisha icyongereza na visa y'i Burayi. Aho isi igeze ntabwo abantu bakunda tayi. Dufite abantu basa neza wagera mu rugo akakubera ikigo cye. Dufite abantu wagira ngo Imana yabaremye muri weekend. Umuntu uri kutwumva atari umukristo turi kumufasha iki? Nicyo wampaye inama zisanzwe biruka kuvuga. Nicyo turi kuvuga. Pastor, birageze ko tugira abantu inama dukoresheje ukuri. Mureke ibintu muhagara kuhoya. Nta namutanga. Gutanga vase ni ubusambanyi. Ntabyo nge navuze. Ndakubwiye ngo reka nkubwire ibyishimo umuntu ahundi kandi ataje mu kuryama. Ngaho bimbire. Icyambere. Ntacyo wari ufite. Hari umuntu ihari igihe umuntu byemere ko ntacyo nari mfite Imana. Cyoza cyawe uko dore turi gusoza umwaka gukora ikintu ufite. Nyine turi mu mpera z'umwaka mwishimye mwizerwe mwaba mumeze neza waba ubabaye waba uraye waba nta kintu ufite nitegure wigirira icyizere Imana wiyaminiye niba nta n'impano ufata igipi ugende ukagure. Reka ndagufashe we ko waterese ntacyo ugira njyewe nagiye uko imbaraga zanjye zingana. None rero twitega abantu umutego niba uko imbaraga zabo zingana. Urakoze ahubwo urakoze akoko ndakwemeye ariko umukire wa jewe nari uvuze ko urabuze turi bakufite ikote ryonyine n'ubuhanuzi ukundwa n'igihugu cyose ariko udafite njyewe amafaranga se yahi wari ufite wibeshye. Abantu muri kino gihe bakunda ibikorwa kurusha nicyo kizanye nyine za devorce nyinshi. Urakoze iwanyu murakenywe na sarakenywe na diplome na kazi no kugura amavuta yo kwisiga ni ikibazo ariko uricara ngo Imana izaguha umugabo ufite amakamyo n'imodoka n'ama etage. Inshuti yanjye ihene ku ihene intama ku ntama ni Bibiliya ibivuga. Nkavuga yuko rero jewe ukunda umuntu uramuhana wakaguha. Umuntu akwiye kugukunda mu mabara yose. Uri umunyantege nke, uri umunyembaraga, wavuzwe neza, wavuzwe nabi, wakize, wakennye, ibyo simbyemeye. Koya wowe mwivuga butumwa byawe ntubyemera ariko nubwo niyo wavuga kati kaji n'ishuri 10 barabiba si babiba nirukanye kikurimo sose. Oya cyihese nge nta kindi. Nibugambire kuyibyira. Niba bigambire nabitange yatabitanze nk'ikiguzi. Byararangiye. Barabitanze. Agapfundikiye gatera amatsiko. Baragapfunduye rero. Isugura yikura. Iyo nyine wangiritse ugira ngo abantu bose barangiritse. Ariko uzi imyaka ishize ushatse. Iyo wangiritse bose barangiritse. Bande se bangiritse. Iyo nimvugo ikoresha abakobwa. Nawe ibyo nibyo uvugira hano kuri kamera ariko hirya ya kamera se ngaho twereke isugi. Twereke isugi aho ziri. Basta wishuka abantu. Wishuka abantu rwose. None tubishuke gute se? Reka nkubwire Pastor. Tubwira abakobwa baje baza birirwe mu nzu kwawe ngo nabakristo. Ngwino sure. Tubwira abakobwa baje baza kumesere bagutekere. Ariko Pastor we. Pastor. Iyo fizibure zihuye umuriro urasohoka. Oya. Reka rero mbasuhuze kandi mbifurize kuvuga neza mwese abari ku migabane itandukanye mwumva ururimi tuvuga rw'ikinyarwanda, abari Burundi, Tanzania, Congo, Kenya, abari mu bihugu bya kure muri Canada, Amerika, France, mu Bwongereza ndetse n'ahandi tutavuza amasina, inshuti zacu ziri mu Bushinwa ndetse na Dubai. Niziri Bugande Kampala. Ahubwo batubabwire ngo tubahaye haga. Aho gita gutanga haga. Haga uheruka haga. Oya nande Pastor niba tari ibanga. Oya ni ibanga. Nukajya incumuza. Haleluya. Amina. Twagiye rero mu kiganiro cyacu aho tugiye kurebera hamwe ibibera mu gisate cy'urukundo. Usanga abantu benshi bagira ihungabana baterwa no kudategurwa cyangwa no kutamenya. Wambona ukambonamo imari yawe cyane cyane n'ibibazo bikunda guhura n'abakobwa ndetse n'abagabo ni rusange mu bitsina byombi, ariko nanone ugasanga bamwe bararira kubw'umwanya wabo batanze, abandi bararira ku mafaranga yabo bashoye ku bantu bakunda. Nicyo tugiye kurebera hamwe. Ese birakwiriye ko uyu muntu akwiye kurira? Ese wakora iki? Niki nakora kugira ngo uyu munsi dépense nzakora ku mukobwa ntahunde ntazazicuza? Ese nakora iki kugira ngo dépense nzashyira cyangwa umwanya wanjye nzaho umugabo cyangwa umusore unkunda ntazawicuza? Abakobwa benshi usanga avuga ngo uyu muntu mukunde, ese mu igihe cyanjye bikazamuka bikagera no ku rwego bakorana imibonano mpuzabitsina,
akabikora yizeye ko azamushaka ariko bikaza kurangira batabanye, ugasanga kenshi aricuza kuba yaramuhaye uwo mwanya, kuba yaramuhaye ibyo byishimo. Tugiye kurebera hamwe hakorwa iki kugira ngo sinzicuze ko nakunze, sinzicuze ko aribyo natanze kugira ngo dukundane. Pastor urabyumva? Nibaza yuko ikintu cya mbere urukundo ni iki. Pawulo asobanura ku rukundo yavuze ngo yavuze amagambo menshi. Abakorino ibice 13 rwihanganira byose. Ukunda umuntu no kumwihanganira mu gihe kibi no mu gihe cyiza. Nirugira ibyarwo. Ukunda umuntu uramuhana wakaguha ibihabwa, ariko ndaza kuvuga nibidahabwa. Ntabwo wakunda umuntu ufite miliyari miliyoni 100 kuri konti ari umwana w'umukobwa ngo ajye yirirwa aryamye mu nzu kandi afite amaboko yo gukora, acikiza amashuri yakwiga universite, agende n'amaguru wamugurira imodoka, nurangiza guramukunda. Iyo ni siyasa, kandi igihe cya siyasa cyararangiye. Tukiri aho ngaho rero, umva ikibazo cyanjye uko giteye, ukinsubize nk'umubyeyi ufite abana bakuze, ufite umuryango mwiza muzima, Bibiana ari Kigali ugukunda, ntago wigeze ugira igikomere cyo mu rukundo. Aba bantu rero, impamvu nshaka ko tutinda aho hantu, ufite amafaranga yawe nibyo, nkuko wari ubivuze, umushingiye iduka, nyuma arakwihakanye. Akenshi ugasanga uyu muntu akomerekejwe n'ibyo yakoreye umukunzi. Nibaza yuko umvise hari ugukora ibintu ari ikiguzi. Hari icyo bita guhonga. Urakoze. Guhonga. Uhuye n'umukobwa kugira ngo umwemeze, nturamumenya nawe ntarakumenya, ushoye miliyoni za 50-20. Uhuye n'umusore ushoye miliyoni za 7 umuguriye imodoka. Uhuye n'umugabo cyangwa se umugore ushoye miliyoni za 20 cyangwa se winjiye muri domaine umushakiye ibyangombwa musezeranye utamuzi. Yego. Uwo mpaye ninde? Uwo nkunze ninde? Muhereye iki? Kingana iki muhereye iki? Yego. Hari abantu bazaguha kugira ngo baguture mu byaha. Hari abantu bazaguha kugira ngo bagufatishe. Bagufatishe. Kandi urukundo ntirufatisha umuntu. Ntabwo ruhera mu bikorwa, hagomba kubanza gukunda. Pastor. Nicyo kibazo rero. Hari abantu muri kino gihe bakunda ibikorwa kurusha amagambo. Nicyo kizanye nyine za divorce nyinshi. Urakoze. Urarongora mu kwezi kwa mbere, mu kwa munani, mu kwa mbere ku gasenyo. Yego. Undi ararongora mu kwa ingo nyinshi zifite garanti y'amezi 3 n'amezi 6. Umuriro ukaba watse. Mu mezi 3 umuriro uba watse. Yego. Umuntu yagukunza gushaka imodoka yarayibonye. Inanditse ku mazina ye. Byararangiye. Umuntu yagukunza gushaka itseta wamushingiye itseta. Itseta inanditse ku mazina ye, n'ibicuruzwa produit zirimo ntiwakwinjira. Ibintu wamushatse ugira ngo akwishyurire kaminuza. Yarangije kwiga diplome ni wajya muri ministeri bayihinduza. Hawo nakagombye gukunda umuntu ushaka gukora umuryango. Bitandukanye no gukunda umuntu ushaka gusambana cyangwa umushaka hibo. None aba bantu ko abenshi baza bishushanya biraza kugenda. Inde ndabwira abatarakunda kugira ngo bagende gake. None se ushatse kuvuga ngo ko Salomo yavuze. Yaravuze ngo urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi, umugore mwiza muhabwa n'Uwiteka. Kugira ngo ugere kuri level Imana iguha umugore mwiza, bigusaba gusenga, kwihangana, gushishoza. Uburo kurongora ntabwo umuntu arinda kureba ngo ndongoye ninde. Ugikunda n'umuntu amaza ngo ukora he, uhembwa ngahe, ufite iki, ufite inzu, ugifite ikibanza. Umusore w'umuyisilamu utemera urupfu rwa Yesu, utemera Yesu ntiyemera urupfu, utajya no mu rusengero. Aparika imodoka hariya, wabona iduka rye, wabona narafa yiwe cyangwa no wayiwe agendamo, uri umukobwa ukibagirwa Yesu. Ni umukobwa ufite Yesu ariko ushaka ibyisi. Dufite bakobwa rero bafite Yesu banashaka iby'ijuru. Uwo ntabwo wamukubita ku mabuno, uwo ntabwo wamukangisha imodoka, uwo ntabwo wamukangisha icyongereza na visa y'I Burayi, abanza kukubaza ngo urunde, genda gake ndakijijwe, ndi umwana w'ijuru. Pastor, ndagira ngo kubera ko turi kuganira n'abantu benshi ku Yozo TV ndetse na The Vibe, ibi bintu ntitubisanishe n'inyigisho muduha mu rusengero. Oya, kuko izi nazo zateje ibibazo. Abantu benshi babarezi tukagendera mu kigare, mukadupfunyikira bigatuma dukunda abantu, tubakundiye ko basenga byonyine badakora. Urumva
umuntu akakunda umugabo akamukunda umuhungu bitewe n'uko yabonye aramya ahimbaza, kandi kubaka no kuramya no guhimbaza biratandukanye. Umuntu agakunda umukobwa bitewe n'uko ari umunyamasengesho, avuga ati uyu ntiyakora icyaha, nyamara baryamanira mu butayu. Tubivane mu bintu by'amadini tubizane muri sosiyete nyarwanda, mu muryango mugari. Inama ziri bwumve n'abakatolike n'abayisilamu, umuntu wese udukurikiye si ngombwa ngo ufite imyizerere runaka, hatazagira n'ugira ngo turi gutanga inyigisho nk'izo mu rusengero. Niyo mpamvu ndi bukubaze buri kantu kose, kenyera wicare nkubaze. Ufite umuryango muzima twakwigiraho, ufite abana bamaze gukura, ufite indangagaciro z'umuryango. Tugiye kugira inama abantu tutitwaje ba Salomo, ntago tubazi, turitwaza inama Apostle Yongwe ari buduhe. Nibaza ko timamu icyo twavuga sibyo, twebwe mu rukundo rwacu rwa gikristo mu kubaka ingo tushingira ku ndangagaciro za gikristo. Umuntu utari umukristo uri kutwumva turamugira inama, tushingira ku ndangagaciro za gikristo. Bibiri ivuga ko tubanze tugenda uretse twumvikane, mbabarira oya winjyana muri Bibiliya, ndi gusubiza ibyo ngarura mu buzima busanzwe. Nibyo ndi gusubiza ibyo oya rero umwese kuzana Bibiliya ukazana abakristo. Uyu munsi se tubohereze kubanza kuba abakristo. Umuntu uri kutwumva atari umukristo, turi kumufasha iki? Nicyo wampaye inama zisanzwe birukabuvuga, nicyo turi kuvuga. Urareka nsubiza ibyo wa, ariko udakoresheje urusengero. Ndakoresha urusengero kuko ndi uwo mu rusengero. Hanyuma abo twashatse bakatunanira ni uwo mu rusengero. Nanjye ndo niwicarana n'umuyisilamu azakoresha uwo mu musigiti. Twebwe turi kugira inama abakristo, ntabwo tugira inama abantu basanzwe. Tugendane, turi kugira inama abakristo. Hano ntago ari ku Ruhimbi, hano ni ku Gihozo TV na The Vibe. Tuganira umbaze nsubize, ibyo kuntwara nk'uri kumbwiriza wapi nijwi nari mu mwanya nsubize. Nyine ari kusubiza ibijyanye n'ibyo mbaza Pastor. Mbabarira, njyewe ndi kubariza uyu muntu utari mu rusengero, ndi kubariza uyu muntu wakomerekejwe n'umukristo, sibyo? Twashatse abakristo baratunanira. Uretse gatoya Pastor, nsubiza ibintu bijyanye n'ibyo mubaza. Twashatse abakristo b'abanyamasengesho, abana bize muri Ecole de Dimanche, baratunanira, bambara amajipo maremare, bafite umusatsi wa naturel, mutubeshya ngo nibo bashobora kuba abagore beza. Ngira inama nk'umuntu utari umukristo, shake nde nkora iki kugira ngo ntazicuza ubuzima bwanjye bwose. Inama dutanga twebwe, inama za kibye, nongere nguhe inama hanyuma nanazitange kuba twumva. Inama dutanga zishingiye kuri Bibiliya. Utizera muri Bibiliya se ntaga urashaka urabanza unyumve. Amagambo tuvuga turakoresha, mbwira ko bikunaniye kusubiza, kubwira abadusubiza. Urareka mvuge kuko nibyo byiza. Iyo bambajije mu kiganiro barareka nkavuga, ariko nyine nsubiza ugenda mu murongo w'icyo nabasha turi kuvuga. Numbaza urareka ngusubize, nicyo ndi gusaba kandi urabanza ukinyemerera. Sawa. Twabwiye abantu yuko urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi, umugore mwiza muhabwa n'Uwiteka. Kubona umugore mwiza rero ni uwuhe? Umugore mwiza ni umugore wakunze, ukamukunda, ukamenya imico ye n'ingeso ziwe, ukamwitegereza, ukamubona udashingiye ku bintu. Abazi kwishushanya, bahari bazi kwishushanya. Aho niturahagera, reka mbanze Pastor nakantu ku kandi turi kuganira, ntago uri kubwiriza, ariko wamba bari ukanyumva ko turi kuganira, tukunganirana muri iki kiganiro ukansubiza. Nuharenga se ndakubaza gute? Subiza ikibazo ku kibazo, tuganiriza abantu, tubaha ibitekerezo bakubakiraho ubuzima bwabo bwa burundu. Winjijisha ngo ujyane mu bintu bya Bibiliya gusa, kandi njyewe nza abakristo benshi basenye, bananiranye ari abagabo, barananiranye ari abagore. Subiza icyo kibazo. Nibaza ko kugeza kuri izi saha kubaka urugo, sibyo? Ntabwo tugomba gushingira kubifatika biboneka. Uwo ni umwuka wo kutizera, ni nacyo turi gusenya mu bantu. Uraganira n'umuntu wese akakubwira ngo nkeneye umudiyasipora. Urubyiruko rutoya, umusore w'imyaka 32, 27 ari kurongora umukecuru w'imyaka 52 ingahe, kubera kutizera.
gatatu ntabwo ahubwo kutiyizera Yego. ngo yibonemo confidence uko Nubwo ko yakira bimunyuze. azaba umugabo mu rugo. Nubwo umugore yatunga ibya mirenge azakenera ibyo umugabo amuha. Niko ibyo bintu byubatse ni nako mu mitima y'abantu biteye, ni nako Bibiliya bivuga. Nje ubwa mbere nkwiye kubaka urugo mfite confidence zo kuba umugabo nkahahira nka umugore wanjye bikwiriye byose, nkarwana intambara zo kubaka urugo rwanjye. Kabiri, ngomba kubaka urugo nakunze. Ntakunze imodoka igonga moteri, ntakunze amafaranga barayiba. Mwubaka urugo mvuga ngo uru rugo nije wikundiye, ntabwo bantungiye agatoke, nije wikundiye, ntabwo ari umuntu wanshyize mu rukundo, si nibyo ndariki. Ikindi nanone mu marangamutima y'abantu hamwe bashaka ko ninjira, aho isi igeze ntabwo abantu bakunda tayi. Dufite abantu basa neza wagera mu rugo akakubera ikigo cye. Dufite abantu wagira ngo Imana yabaremye muri weekend. Ariko uko kuremwa muri weekend ntacyo bagize gute, ntacyo bamaze. Ikikwiriye ni iki? Umuntu ni gato kanje nakabonye ndagakunda. Nta muntu ubana n'umuntu adafite icyo yakunze. Uyu munsi umbajije impamvu mbana n'umugore wanjye, mwihangane nawe akanyihanganira. Ni ibimenyetso mfite by'ibyo nakunze. Nawe hari ibyo yankunze kandi ibyo bigihari, amafaranga azabura dukomeze. Intambara zizaza dukomeze. Muzirwanane. Ingo zisenyuka kuko abantu batakundanye bafite ibyo bakunze. Byabuze noneho urukundo rurahagarara. Yego. Umwe wambwiye rero utari mu rusengero ibyo ntabizi, nawe araza gutera intambwe yo kuba ngo niyangaje. Uyu mukobwa tugiye kubana namukunze, uyu mukobwa tugiye kubana nzihangana, cyangwa se uyu musore tuzihangana, kuko ntabwo habana abamarayika, habana abantu timamo. Ikindi ndi kumvamo wenda utavuze ngira ngo abantu badukurikiye ku Jozo TV ndetse na The Vibe baze kumenya, umuntu akwiye kugukunda mu mabara yose. Uri umunyantege nke, uri umunyembaraga, wavuzwe neza, wavuzwe nabi, wakize, wakennye, sibyo pasa? Yes. Kubera ko nukundira uyu muntu ibintu gusa bigashira, urukundo ruzagenda nkuko Apostle atubwiye. Hanyuma rero twagarutse muri iyo love story, ariko tunarebera hamwe wa muntu waguriye iyo modoka cyangwa inzu. Hari n'abazigura barigura n'ibirenze ibyo, sibyo? Niki gikwiye gukorwa kugira ngo utazabyicuza? Hari abagabo bafite ubushobozi, aryamana n'umuntu gusa akamuhonga iby'agaciro, akamugurira amazahabu n'ibindi, kandi ntiyicuze ko yabimukoreye, kandi ntiyenda no kumugira umugore. Hari umushuti wanjye umwe w'umugabo, nako nta nubwo ari umushuti wanjye, n'umuntu twamenyenye bisanzwe kuko abantu kuba inshuti ni ibintu byubakwa. Twigeze kuganira ubushize, ku makuru mbufiteho, afite abana bageze nibuze bari hejuru ya 20. Afite projet, umva ukuntu iteye ubwoba. Yarambwiye ati projet mfite mu minsi nsigaranye, kandi arakujije. Ati ngomba kubyara abana 10 kandi ku bagore batandukanye. Urumva iyo projet afite? Nta kintu nari kumubaza kuko si ibyo avugwa n'ibyo yivugiye. Twiyicaraniye, ndabwira ari serious ataya. Ati ngiye mfite projet yo kubyara abana 10 bandi biyongera kuba nsanganywe, kandi nkababyara ku bagore 10. Bisobanura iki? Niba warakunze umuntu ngiye uko mbyumva, ukaba warakunze Apostle Yongwe, ukaba ukeneye ko akubera umugabo, cyangwa warakunze Claudine ukeneye ko akubera umugore, ukwiye gukora ibintu utazicuza ko wamukoreye mu gihe mwabanye cyangwa mutanabanye. Niba uzi kuri gukora ibintu uzicuza ngo kuko mutagumanye, inama nge naguha ku giti cyanjye ya postaraza nuko wabyihorera, wagumana ibyawe. Pastor nawe aratubwira uko abyumva. Timamo, nibaza yuko urukundo ntabwo barugura, umugore ntabwo bamugura, n'umugabo ntibamugura, umugabo ntibamugura. Yego. Nta nubwo nkwiriye gushora kugira ngo banyemere. Yego. Kuko umuntu akwiye kunkundira ukondi, Yego, akazanankundira uko nzaba ndi mu gihe kizaza. Nagiye kugura urukundo
dufite ubuhamya bw'abasore birarira bakajya gutereta abakobwa batiye imodoka. Dufite ubuhamya bw'abirarira bakerekana amazu atari ayabo. Dufite ubuhamya bw'ababeshya kampani bakorana bajyana abantu ku bibanza bakerekana ibibanza bitari ibyabo. Nicyo kibazo. Ntabwo umuntu azankunda kuko namweretse bitari ibyanjye. Ikibanza oya nibishaka bibi. Nibaza yuko kugeza kuri izi saha nta nubwo unyemeza kuko wanguriye imodoka. Dufite abantu bahonze imodoka barazanga. Dufite abakobwa utaha imodoka ngo agukunde. Dufite abakobwa utaha amafaranga ngo bayemere. Nubwo ari bake ariko ni bake cyane pastor. Ni bake ariko barari. Dufite abakobwa utaza wimangamanga ngo duhurire kuri hoteli ngo duhurire bakwemerere. Bakubwira ati indangagaciro zanjye ntizibigemerera. Yesu mfite n'inyigisho za mama na data ntabwo zibinyemerera. Uyu mukobwa yarabanjije kurwara, uyu musore yabanjije kurwara. Je mfite confidence nyiri umusore, nari mfite confidence zuko nta mukobwa wanyanga. Nari mfite igikundira abantu bankunda. Kandi uwo twahuraga wese namubwiraga yuko umutungo mfite ari ikote nambaye n'agakapo ngendana. Nibyaburaga abantu kunkunda. Uyu munsi umusore ashaka kuba VIP ntacyo afite. Umukobwa nawe arashaka umugabo wa VIP umurenze. Iwanyu murakenywe na sarakenywe na diplome na kazi no kugura amavuta yo kwisiga ni ikibazo. Ariko uricara ngo Imana izaguha umugabo ufite amakamyo n'imodoka n'ama etage. Inshuti yanjye ihene ku ihene intama ku ntama ni Bibiliya ibivuga. Nkavuga yuko rero jewe ndi umwana w'umukobwa mwiriye kwiyubaka nkishakamo ubuzima. Ya modo uzi kujya gutereta umukobwa afite akazi kiwe, afite miliyoni ze 15 kuri konte, yiyambika neza, afite perime watwaye imodoka ye, afite risase yiwe. Ntabwo uzuvuga amagambo friend. Numushukisha pizza azi kwigurira pizza. Numushukisha bari bwarukundo bwa baruryoshye. Numushukisha hambaga. Numubwira guzamushakira perime atwaye akamodoka ke. Friend, abakobwa ni bakuri amaboko mu mifuka bakore. Bareke kukura ibyinyo. Ikindi abasore nabo nibabanze biyubake babone gukunda kugaragaza ko biyubatse. Reka ndagufashe. We ko waterese ntacyo ugira. Njewe nagiye uko imbaraga zanjye zingana. None rero twitega abantu umutego niba uko imbaraga zabo zingana. Urakoze ahubwo urakoze akoko ndakemeye. Ariko hoya umukire wa jewe nari uvuze ko urabuze tunaba ko ikote byonyine n'ubuhanuzi ukundwa n'igihugu cyo. Ariko udafite amafaranga. Njewe amafaranga se yahi wari ufite wibeshye. Mama amatana kuguriraga. No kugura umuntu amata mutegura magana amatike naguhaga. Hoya wibeshye. Basta wampaye itike ryari. Itike wigeze niyo mumaze gukira. Amavuna yose nagukoye. Niyo mumaze gukira nyine. Wimbeshyera. Tugendane. Wimbeshyera. Timama. Basta nge sinkunda ibintu no kubeshya. Umuntu ataba. Ntacyo wari ufite. Hari umuntu ihari igihe umuntu ataba. Byamire ko ntacyo. Nari mfite Imana. Cyoza cyawe uko dore turi gusoza umwaka gukora ikintu ufite. Nyine turi mu mpera z'umwaka mwishimye munezerwe mwaba mumeze neza waba ubabaye waba uraye waba nta kintu ufite nitegure wigirira icyizere Imana wiyaminiye. Niba nta n'impano ufata igipi ugenda ukagure ubu nawe urandangiye. Oya kano kica ibitekerezo by'abadayimoni. Nuvanga iri kureba aya mabara bizana impinduka muri wowe. Iyo wihebye ukajya kwigunga ukarya amaboko akiri igipupe akiri igipupe turasoza ikiganiro indagwe tumutubaza turi mu mezo mwa ubu nukuvuga basta ntabwo dukwiye gutanga ibiganiro birimo barajya ibipurizo. Oya no ibyo kurya Imana irabirema nacyo ariko mujye mwizera nacyo ndacyakiriye. Ni impano nziza ikomoka kuri Timana. Ariko si inshuti zanjye dore Noheli bampaye mu kiganiro aho wakoze mu mufuka umutiremera abana. Oya twumvikana ko twakomeje ikiganiro. Turi kuri The Vibe TV ndetse n'Igyozo TV turebera hamwe ibikwiriye mu rukundo. Ikintu ukwiye gukora mu cyagiye wagiye gutereta. Bwiza umuntu kuri Pastor yavuze ko afite Bibiliya yambaye n'ikote byonyine. Ko nta kindi mfite. Bibiliya naramukunda. Nabandi barakwemeraga. Nabandi baranyemera. Mugabanye kwirara.
imigani y'abanyarwanda birageze igihe ngo ihinduke ngo umusore ngo utiraririye ngo ntarongora inkumi mugabanye ubwiyemezi mugabanye kwica imitima y'abandi bana b'abakobwa sibyo mugabanye kubeshya ikindi kintu ushaka ko tuza kugwaho tudaciye ku ruhande wa mukobwa niba upanze guha ibyishimo umuntu ugutereta bimuhereza nk'umugurishije kuzabana nawe oya ibyo simbyemeye oya wowe mu ivugabutumwa ryawe ntubyemera ariko nubwo niyo wavuga kati kaji n'ishuri 10 barabiba si babiba nirukanye kikurimo oya cyihese nge nta kindi niba ugambire guha ibyishimo niba bigambire nabitange yatabitanze nk'ikiguzi ubusambanyi kuzimu uyu ubusambanyi babureke ntabwo mvuze ubusambanyi nta byishimo by'umuntu mutarasezerana umuha ibyishimo uyu niwo muco mubi waduze aba ariko tureba benshi barabitanze nundi barabitanze byararangiye barabitanze agapfundikiye gatera amatsiko baragapfunduye rero umusore wabonye ubwambure bwawe ukajya kumutekera 2025 turumva ushaka isugi uba kujyana gutereta wabona isugi wayikurahe isugi wayivana isugi urayikurahe iyo nyine wangiritse ugira ngo abantu bose barangiritse ariko uzi imyaka ishize ushatse iyo wangiritse bose barangiritse bande se bangiritse iyo nimvugo ikoresha abakobwa nawe ibyo nibyo uvugira hano kuri kamera ariko hirya ya kamera se ngaho twereke isugi aho ziri isugi ziriye ganiriza abantu ko bari niko bari iravuga ngo hari 7,000 bitarapfa none urashaka kuvanga aba bagore bamaze kubyara aba bafite abana bagize ibikomere nta bagabo bakwiriye hari n'umugore wabyaye 3 4 5 wapfakaye reka mubwire watandukanye n'umugabo wajya gutereta wamubwira ngo musambane akakubwira ngo abi wacu ntabwo turi kogeza gusambana none ibyo turi kumesa tuvuga uko ibyishimo umukobwa ibyishimo se no kuryamana ibyishimo se no kuryamana ni ugusomana reka mbikubwire kankubwira ibyishimo byemewe reka mbwira ibyishimo byemewe umusore niba akundana n'umusore akagusaba gusambana ni ikimenyetso cy'uko ari akagusaba ni ikimenyetso cy'uko azaguca mureke akagusoma ko ujye kwashobora babareke mbega babareke areba barashakwa n'abandi ninde muhungu ukunda muri iki kinyejana utazamuhasa wabikura ise ahubwo si umukobwa muzakundana atazakwaka yatike ninde cyangwa ukigiriza kuyamuha ni umukobwa abo ni bakeye bari n'ufite imodoka cyane kumushyira mu esanse byaye barahari muri sawa Kampala rero kaninywera amazi Amerika na Canada ntabwo muri binsara zare kaninywera amazi nk'ure ko abakobwa bose ari ibihomoro ntabwo nkubwiye ko ari ibihomoro ahubwo wowe ikibazo mfitanye nawe kandi ucyumva urimo uratangaza ko umukobwa niba atari isugi badakwiye ngaho tereta buretse gato buretse gato urimo uramamaza yuko buretse gatoya kubishyigikira ubu mu nzu yawe ubundi ni amahoro ndamahoro masari n'umwuka we mu nzu yawe haba ari amahoro nzashyira protocol ibyo bintu kubishyigikira nta kibazo kibirimo teramo kamera pastor birageze ko tugira abantu inama dukoresheje ukuri mureke ibintu muhagara kuhoya nta namutanga gutanga vase ni ubusambanyi ntabyo nge navuze ndakubwiye ngo reka nkubwire ibyishimo umuntu ahundi kandi hataje mu kuryama ngaho bimbwire icyambere gihenze umuntu aguhana igihe none urumva niba ari erega wowe kubera aho ushobora kuba ufite impamvu zawe bwite ibyo tuvuze si byo wumva urangatishije ibyishimo ntabwo nkukatishije uvugaga ni igihe wakoze itonde mbikubwira ndakubwira ibintu nk'icumi icyambere ni igihe umuntu aguha hoya buretse gatoya ahubwo tugiye kureba ibibera muri cya gihe umuntu uguha igihe umuntu umusore igihe umusore reka nsoro itonde igihe mwiriyanwe muri hoteli umuntu igihe wumvise mutegana indege uracyumva ibintu uko bitari inde wowe ubanza ufite ikindi kintu ahubwo wowe ukunda kurusha igihe ikintu ukunda ukivuga neza wintangira ibipupe niba utabishaka binsubiza urumva ibipupe gutyo ibyo genda byemera sawa rero ahubwo wowe niwe waguye warashize cyangwa ni waguye ahubwo warateye umva nkusobanurire pastor ko nayo imaze iminsi ngutangira tuganire neza ntago tuva kuri iyo ngingo kuko naho dusoreza ikiganiro cyacu tubibutse ko ari kuri The Vibe TV ndetse n'Iryozo TV nahinyijwe kubera ko abantu baganira urukundo ntago bamera nk'ababwiriza
pastor nawe aze kumbabarira hine twinjire hamwe tuganiriza umuntu rukunda akarwumva dusoza ikiganiro. hoya tutarasoza buretse gatoya pastor witakara wisigara imyaka ufite n'inkumi ufite n'urugo ufite n'umuryango maze kubaka uri umugabo ukwiye kubugira inama batarubaka kugira ngo bubake bikomere. Rero inama twazitanze ariko ziracyahari. Ikibazo mfitanye nawe uri mu bantu bumva ko niba umuntu aje kunsura direct n'imibonano no, ibyishimo bya mbere nge nemera ni igihe umuntu aguha gifite agaciro kuruta ibindi. Kabiri, ibitekerezo. Maze kubona ikintu kimwe gikomeye mu myaka 8 nanyuzemo, nageze igihe bikajya bincanka buri kintu nkora. None wari ngiye nabaga mfite udufaranga, ariko nakwibuka ko ntawe gukunda mfite sangiza bya bindi ntunze cyangwa mfite ako kanya nkumva sinyuzwa. Bivuze ngo porofise kugira umuntu nkunda umwanya tugasangira icyo mfite, ubwabyo bitanga ibyishimo kuruta ubwo busambanyi. Biterwa n'icyo umuntu akunda. Hari umujamu umwe twigeze kuganira umwana mwiza arambwira ati rwose ngiye impamvu navuye iwacu ariko ngiye gushaka sinabasha kuba mu nzu yanjye nyine, kuko ndi mu nzu yanjye nyine ntago nabasha kugira gute kutaryamana n'umukobwa. Wabona wenda pastor nawe ariko wari umeze simbizi, ariko ngewe mbasha kuba mu nzu igihe kinini kandi ngiye nyine kandi mfite n'uburyo kandi sinsambana. Pastor rero ibintu byo kujya wumvira ibintu ko umuntu niba ibyishimo birangirira mu mibonano cyaba ari ikibazo gikomeye. Abanga babango kwivuza biruta kwirinda biruta kwivuza. Si sawa? Uburyo Imana yaremye umuhungu n'umusore imibiri yabo ni mu buryo budasanzwe. Ikimenyetso kiranga umukobwa muzima ni ukwirinda. Ni ukwirinda. Twebwe mu buryo wenda tugarutse mu byacu bya gikristo, hari ugukora icyaha, hari no kwitwa umunyabyaha utagikoze. Umuhanga rero yirinda gukora icyaha, akirinda no kwica ubuhamya, ukitwa umunyabyaha utagikoze. Nibaza ko umukobwa muzima yakwirinda no gusura umuhungu mu nzu ye, ibyo ni kandi batari gukora icyaha. Wishuka abantu. No, none tubishuke gutese. Reka nkubwire pastor. Tubwira abakobwa baje baza birirwe mu nzu kwawe ngo nabakristo. Ngwino sure. Tubwira abakobwa baje baza kumesere bagutekere. Ariko pastor we, pastor. Iyo fizibure zihuye umuriro urasohoka. Oya, abakobwa birinda basore. Mufite ibigeragezo. Birinda basore. Babirinde bateze. No, dekeraho. Hase pastor uzi ko ufite dekeraho. Ikibazo ndagifite nyine. Nuba ngo ntago wabasha kuba uri mu nzu n'umukobwa n'umuryamanye. Yabyutse mu gitondo akajya gufurira umusore mu nzu ye, akamutekera akamusasira, ejo agasubirayo. Uwafurira ni iki? Umwana w'intama ntabwo ukandagira mu mwobo urimo ikirura. None se ushatse kuvanga abagabo n'ibirura? Inde urabatutse. Ntabwo umwana w'intama akandagira mu mwobo urimo ikirura. None se uri kirura? Ntabwo wakosha umwana ngo akandagire mu mwobo urimo imiri. Pastor wamuganya reka dusoze ikiganiro kuko ndabona mu rukundo ntacuze. Hari umuriro bakakubwira ngo danger damu itonde birarura. Oya. Nyabarongo ntabwo izica umuntu yicuyizaniye. Oya pastor. Umukobwa utera intambwe yo kujya kumesera umusore muri geto kumusasira kumukoropera yanasambana yakigwamo. Twigisha abantu kwirinda icyaha. Urwego pastor ntabwo yose yo mu gihugu yo mu bihugu bitandukanye bagira urwego rwita kwirinda icyaha batarakigwamo. Umukobwa utirinda n'ibyaha yabigwamo. Ngomba kwirinda ibyaha narabigwamo. Pastor reka nkubwire kugutekera no kukumesera gute. Reka nkubwire urashaka kumbwira ko urarana na umukobwa yaza mukanararana mukabyuka mu gitondo cyane kandi turyamane dusambane ni musambane. Yego azibesha ze nubuyaza azibesha ze nyine murarana azibesha ze. None se yabiki inde nta kintu yaba. Reka nkubwire none cyambere ni ukubura ubwenge. Kandi kubura ubwenge sibyo no kubura ubwenge cyane kubugira. Ibyo no kugira ubwenge. Muraranye nkande tuve kukurarana. Muraranye ibyo kurarana niwo bizanye gutsindagira ushaka kumvikanisha. Ariko kuki buretse gato ariko cya pastor mwa mushaka kudufatira mu bigare ngo tugire nibidashoboka. Winjyana mu kurarana ntabyo navuze.
mvuze yuko umuntu ukundana n'undi agomba kumuha keya kandi akamuba hafi keya akanamusura. nukumaza ngo waramutse Oya, hapana. neza Ubwo si urwo rukundo rwazakura. keya nukwirirwa iwe, keya nukutemberana muri hoteli, Kandi wabona no mu myaka yawe yashize baranagusura ukaba wigera gutya muri uno mwaka. Ndi imanzi. wa manzi Ndi imanzi. Narongoye ndi imanzi. Ntabwo ndapfukamira abayari. Ndwanya ibyaha. Bonane batura Rwanda mwese bonane. Waririmbe abadu kuri The Vibe. Kandi nzava kuri The Vibe. Ibyo bintu byo kujya wara ubumbwira ibintu bidahura. Bonane batura Rwanda mwese. Oya, abumva ikinyarwanda mwese bonane. Uyu mwaka mushyashya uri imanzi. Humura mu. Oya, ibyo uvuga byose ndabyumva. urabyumva suri kumbeshya. Injyana yawe ni humura si ya bonane. Bonane batura Rwanda mwese. Ziri mu giti bwira mukando. No. Iyi ni indirimbo y'abantu ngo humura. Oya. Iyi ni indirimbo yo kwifuriza abantu bo kujozo TV bonyine. Abo kuri The Vibe no. Wanzu nyumva. Abo kuri The Vibe mujye kumva humura yonyine. The Vibe tubwiza abantu. Oya nta kuri mutifuriza abantu mwaka mushya. Ufite ishyari, ufite ibibazo. Umupastori aposto utifuriza abantu mwaka. Iyo ngiyo no mu rusengero rw'abantu basobanutse baricuranga kugira ngo abantu bajye muri Vibe. Byishimo. Nyine muza. Wora cyashaka kujyana abantu mu butayu gusa, duhore mu butayu, oya. Ndabajyana mu gakiza bakizwe kuko niwo mwuka ndimo. Na rero urabaha bonane nyine kuko. Ubwo impamvu ushaka kubikora nyine ubuguragira ngo nyine base. Zo mu kabari mwana juza. Ariko pasa. Izo n'indirimbo zo mu kabari. Zo mu gace? Zo mu kabari. Izihe? Siririmba abantu batarakizwa. Umva naririmbiye abantu ku Jozo TV abo kuri The Vibe ntago murimo. Nibayumviye. Baharenga. Baririmbe. Ahubwo mwiyizire ratumva mwiyizire wanje ku Jozo TV The Vibe muveyo. Nese ko nta byishimo mushaka. Inde. The Vibe maragendesheje. Pastor reka tugane ku musozo w'ikiganiro tunifuriza abantu gusoza umwaka neza kuzagira isoza ry'umwaka ryiza no gutangira uwundi ni kuri The Vibe ndetse ni Jozo TV ngewe ndi Timamu Jean Baptiste ndetse ndi kumwe na Pastor Yongwe cya Prophete Yongwe. Hanyuma rero abo kuri The Vibe nta mwaka mushya tubifurije abari ku Jozo TV n'abari ku yandi macano ariko abo ku Jozo TV mugubwe neza mwishime munezererwe muzajye kumaza abayishoboye abandi muzahana iminsi mikuru nanjye nubishobora uzanyihera umunsi mukuru umbwira uti genda unywa gafanta soza umwaka yahurute nzishima kandi nezererwe kora sabone wowe utazankorera ibindi byose ujye ubana nanjye ibihe byose kuko wowe uruta ubutunzi bwinshi kuba ngufite. Pastor turi ku musozo w'ikiganiro nta nubwo ari gusoza no gusubika gusa mu magambo makeya mu gitekerezo cyanjye nsorejeho ntago bikwiriye yuko umuntu ikintu nkaho uri kumugura byo twabihurijeho na Pastor nibyo yego nta kintu na kimwe urukundo yego nta kintu na kimwe ukwiriye guhereza umukobwa nta kintu na kimwe ukwiriye guhereza umukungu nka kugira ngo agukunde. Ibyo bintu mu bibike cyangwa bikoresha izindi business. Ariko niba ushaka kumuha ikintu kuko wamukunze izo mpano turazakire Pastor sibyo impano itari ingaro mu mwaka 2026 dukeneye impano zitari ingaro. Umuntu utereta niba ibyo wamuhaga ubimuha kugira ngo agukunde bihagarike. Niba ibintu ubimuha kubera ko umukunzi utazamwishyuza bimurundeho bimumeneho sibyo Pastor. Wow. Wananiwe baye dusezere inshuti za The Vibe tuziye ngo bonane nziza ariko nta Vibe urimo. Hanyuma inshuti z'igihozo Vibe nta Vibe ihari Vibe yarashize. Ndagushimiye Timamu. Ndaza kugura ka fanta usubire muri Vibe ka bonane sibyo hase wambwimiriza. Wow merci. Kuko Vibe ariko inshuti za Pastor Yongwe bandemere mu muremere pe nushaka umuhishushu umwoherereza 1,000 cy'amanyarwanda bagoye bonane kuko ntago nongera gukora ikiganiro nta Vibe ufite waraviburaga 885 turanayishyira mu biganiro hasi ngaho 885 0782 54 54 11 18
11 18 mboneho kuvuga ngo niba ari ituru uzatezamo ingaro ntaryo dushaka. oya Ituru ririmo ingaro uraryemera? ituro ni mu rusengero. Hoya no, umukozi w'Imana iyo umuhaye ubutuye hari n'umuntu ushaka kuba atabasha kugera mu rusengero aho uri ariko agatura. Nanjye nabaremera. Yego rero nawe niba uzi kuri bumwe ntumbi ibyo uzambazamo ingaro. oya bantu mutanga ibintu birimo ingaro turazanze izo ngaro zanyu nimuzigumanire cyo koza abantu mutanga blessing ku bantu banyu ukavuga uti ndamuremeye niyishime turabyakiriye. nuremera umuntu kuboko kw'iburyo kw'ibumoso niko kabimenya ntukabizane muri shosho ntukabigira amatangazo ngo utangire kwicuza. Kora ibintu utazicuza ko wakoze. Murakoze cyane nakagaruka. Bye bye. bye bye.